isi ya rurema hariho imyizerere isaga ibihumbi 10. Abantu benshi bizera ku myizerere y'ibintu bitandukanye bakabifata mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abizera Imana, hari abizera ibishushanyo runaka baremye, hari abizera abantu babo bariho cyangwa batariho, hari n'abizera imisozi, ibiremwa ndetse n'ibindi bintu runaka bashobora gutekereza yuko ari iby'ingenzi cyane. Igihe ari cyo nuko abantu bizera ko hari ikiremwa kidasanzwe kiba kibunganira mu mirimo yabo. Ihinduka ryabayeho ku myizerere ni iterambere ry'imico y'imyizerere ryagiye rikwira hirya no hino, aho ushobora kumva Ubukristu, Islam, Buddhism, Shinto, Confucius ndetse n'indi ishobora kuba ifite inkomoko mu tundi duce yaraje igasinga imizi mu gihugu nk'u Rwanda cyangwa ahandi hantu runaka. Ariko mu ntangiriro y'ibyo byose, kuva kera abantu bahoze bafite imyizerere ndetse n'Imana zabakoreraga byose kandi barazizeraga. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe imyizerere cyangwa intangiriro y'imyizerere ya Buddhism, ishingiro ryayo ndetse n'ibidasanzwe wayimenyaho ku bayizera. Ndishimwe Josue Maripasi. Buddhism ni imyizerere ituruka ku buzima no ku nyigisho z'umugabo witwaga Buddha. Uyu Buddha Sakyamuni, umugabo wavukiye mu gihugu cya Nepal mu kinyejana cya 5 cyangwa icya 6 mbere ya Yesu cyangwa Yesu. Buddha yitwaga Siddhartha Gautama mbere y'uko aba Buddha. Yagize urugendo rukomeye rwo gushaka ukwiyumva, agera ku buzima bwo mu buryo buhebuje buzwi nka Nirvana, aho umuntu abasha kugenza ibyago by'ubuzima ndetse agatangira gufasha abandi no kuberaho abandi. Buddhism cyangwa imyizerere yishingiye kuri uyu Buddha cyangwa Siddhartha Gautama ifite imico n'amahame y'ingenzi abantu benshi basabwa kwiga, by'umwihariko ishingiye kwiga gukora ibyiza, kwirinda gukora ibibi, ugaragaza ubushobozi bwo guhindura ibyiza no kuba intangarugero mu bandi. Na yawe mateka y'ingenzi y'umugabo Siddhartha Gautama cyangwa se Buddha. Siddhartha Gautama wavukiye mu muryango ukize wo muri Shaikiya. Nyuma yo kubaho ubuzima bwiza bwo mu muco w'abami, yabonye agahinda abantu benshi bagaragaza ko mu buzima bubi n'umubabaro. Mu rugendo rwe yahuye n'ibibazo by'ububabare ndetse agatangira gushaka uko yabona ibintu byahindura abo bantu nabo bakajya mu muryango wishimye nk'abantu. Yahisemo kujya mu nzira zose z'ubuzima bw'ukuri, aho yashakaga kumenya uko yagera ku buzima bw'ikirenga cyangwa ubuzima bwiza bwitwa Nirvana. Hari ibintu by'ingenzi yatangiye gukora, amagambo ye ndetse n'ibikorwa. Amwe mu magambo y'ingenzi ya Buddha ni ihangane kuko byose bigenda neza. Mu rugendo rw'ubuzima, Buddha yemeza ko ubuzima bwose bufite ikimenyetso cyo kubabazwa, guhura n'ibigeragezo no kurwana n'ubuzima bwacu. Buddha yashyizeho intego zo guhindura uko abantu babona isi, bityo tukagera ku rugero rw'amahoro, kwishima no mu mutima. Hari ibintu by'ingenzi mu myizerere ya Buddhism ari byo byitwa Four Noble Truths. Ibi bizwi nk'inyigisho enye z'ibanze mu idini ya Buddhism, akaba ari inyigisho enye za mbere za Buddha. Ikintu cya mbere, ububabare ni ikintu cy'ukuri. Buddha yemeza ko ububabare ari ikintu mu bintu bikoraho mu buzima kandi bihora mu bantu, ariko ari ikintu kibaho koko. Ikindi kintu cya kabiri, inkomoko y'ububabare. Uburyo twishimira ibintu bidahoraho bitera ububabare. Avuga ko abantu bashobora kugabanya ububabare. Avuga ko kugira ubuzima bufite ubushobozi bwo kubaho neza bisaba kubasha kugabanya ibintu by'ububabare ndetse no kwiremamo imbaraga. Hari ikintu cya kane, akita inzira y'ubwisanzure. Buddha yatangije inzira y'ubuzima bwiza zikorwa hakurikijwe amagambo zigamije guca intege z'ububabare ndetse no kugera ku byiza, mu byishimo by'ibihe biza, iby'uyu munsi n'ibizaza, Nirvana. Hari ibindi bintu yashyizeho, ni inzira y'icyubahiro n'amahoro umuntu agomba kugenderaho kugira ngo agere ku byiza. Ibi bizwi nka Eightfold Path. Buddha yashyizeho inzira 8 z'ingenzi kandi zikomeye kugira ngo abantu bagere ku cyerekezo cya Nirvana. Icya mbere ni ugusobanukirwa ukuri, Right View. Icya kabiri ni igikorwa cyiza, Right Action. Icya gatatu, kwiyitaho. Ikindi kintu cya kane ni ugusenga no kwigisha mu buryo bukwiye, Right Mindfulness. Izi ni ingingo enye mu ngingo 8 z'ibanze muri iyi myizerere ya Buddhism, akaba ari inzira z'icyubahiro n'amahoro wabona ko zakemura ibibazo bitandukanye. Abantu benshi bashobora kumva imyizerere y'ibyo bizera
bakayitandukanya n'ibyo bumva, wenda akabicaho nk'umugani. Ariko iyi nyigisho ya Buddhisme ndetse n'imyizerere yagaragaje ubudasa ndetse no kuba imyizerere myiza yagiye ifasha abantu benshi, by'umwihariko abantu bo mu burasirazuba bw'isi. Buddhisme yabaye umuryango ukomeye cyane wahuje abantu n'imiryango. By'umwihariko Buddhisme yagize uruhare runini cyane mu bihugu nka Thailand, Sri Lanka ndetse na Myanmar. Hari ibintu by'ingenzi cyane Buddhisme ishyigikira kandi bikenewe ku isi. Ikintu cya mbere ni ubwiyunge. Ikindi kintu cya kabiri ni amahoro. Ikintu cya gatatu ni ugukora ibikorwa byiza no kubana n'abandi bantu mu mutuzo. Buddhisme irangwa n'urukundo no gukorera hamwe mu buryo bw'umwimerere bukora mu guhuza abantu, mu kugabanya ibibazo mu buzima ndetse no kwita ku bandi wishyira mu mwanya w'abandi. Hari imyizerere idasanzwe n'uburyo runaka bw'ubudasa Buddhisme yagiye ikora. Hari n'abatazi Buddhisme ndetse n'amahame yayo bagiye bayifata nko mu buryo budasanzwe. Abakurikira Buddhisme bamwe bavuga ko ubuzima bwose bugomba gusobanurwa mu buryo bw'ibimenyetso, ariko hari igihe abantu batabasha kubwumva neza cyangwa bakabukurikiza mu buryo budakwiye. Uburemere bw'ibitekerezo bya Nirvana, hahandi bavuga yuko umuntu aba ageze ku byishimo ndetse akaba ari nk'ijuru ry'aka kanya ni mu gihe kizaza, bisa n'ibigoranye, ariko n'ubundi bisa na bya bindi by'indi myizerere yose. Kugera ku byiza cyangwa ku butungane ni ibintu bihora biharanirwa. Ibi nanone ariko bituma bamwe bibaza niba bizagerwaho, kandi bigatuma bamwe bavuga ko hari ibintu byabayeho, imbogamizi nyinshi ku isi bishobora kuba bitazakemuka. Buddhisme yizera mu buryo butandukanye, ariko bwose bushingiye no ku myizerere. Imyizerere igira imitekerereze y'igihe turimo, igihe cyashize, icyo Imana zibivugaho cyangwa Imana ibivugaho cyangwa uwo muntu udasanzwe, iherezo rya byose ndetse n'ibindi. Buddhisme yaba yizera iby'iminsi y'imperuka ndetse n'irangira ry'isi. Mu myizerere ya Buddhisme, mu minsi y'imperuka ni igihe cyo kwiyumvamo guhindura ibintu, aho ibintu byose bizongera kuzahurwa kugira ngo haboneke ubwiza n'amahoro. Buddhisme yibanda ku kuba umuntu abasha gukira agahinda no kugira ibikorwa byiza kugira ngo agarure imibanire ye n'Imana. Mu myizerere ya Buddhisme n'ubundi nabo hari uburyo runaka bemera iby'iminsi y'imperuka cyangwa kurangira ku isi. Gusa mu myizerere ya Buddhisme ntibemera umunsi w'imperuka nk'uko imyizerere y'Abayahudi, Abakristo cyangwa Abayisilamu iwufata. Ahubwo Buddhisme ivuga ko ku iherezo ry'ububasha bw'ibihe, aho ibintu byose bihinduka, bigashira, bikongera bigasubira mu yindi myanya mishya, ubwo icyo gihe nicyo twakwita nk'ikimperuka. Mu buryo bw'imyizerere ya Buddhisme ivuga ko isi izagenda ihinduka uko ibihe bizagenda byiyongera. Ngibi bizaterwa n'uko abantu bazagenda bakora ibibi maze bakaganisha kurangira ku isi by'ibihe by'akaga. Uwitwa Maitreya, Buddha Maitreya, azaba Buddha w'igihe kizaza. Uyu nguyu witwa Buddha Maitreya naza, azahindura ibihe by'igihe kizaza maze yongera agarure amahoro n'ubutabera mu isi. Mu myizerere ya Buddhisme, ubuzima bw'isi bugenda bugira ibihe byiza n'ibihe bibi. Hari ibihe by'iterambere ry'umuco, ariko nanone hakaba n'ibihe byo gusenyuka kw'indangagaciro. Buddhisme yemeza ko ububi bw'abantu bazagenda biyongera cyangwa bwiyongera, aribwo buzatera irangira ry'isi cyangwa guhinduka kw'isi ikongera igatangira mu buryo bwiza. Hari ibimenyetso bagaragaza ko isi izaba igiye kurangira cyangwa se Buddha Maitreya azaba agiye kuza. Ikintu cya mbere ni uko indangagaciro zizacika. Abantu bazaba barangwa n'ubwikunde, ubushyamirane, ubusumbane ndetse n'akarengane. Ikindi kintu cya kabiri ni ishyano ryo ku isi. Hazabaho ibyago bikomeye nk'ibiza, intambara, inzara ndetse n'indwara. Ikindi kintu cya gatatu ni ubusobanuro bw'amahame ya Buddha buzagenda bushira. Mu myizerere ya Buddhisme bavuga ko abantu bazava mu nzira nziza, bashishikarizwa n'ibintu by'isi aho gushaka kw'Imana ndetse no gushaka gukora ibyiza, ariko kuri ko kujya muri Nirvana. Ni bwa buryo bwo kugira imibereho myiza ituje ikuganisha mu buryo twakwita nk'ijuru. Ikindi kintu cya kane, ubuzima buzagabanuka. Ikintu kizagaragaza irangira ry'isi cyangwa imperuka no kuza kwa Buddha mushya. Mu myaka ya kera abantu babagaho igihe kirekire, ariko ubu imyaka izashira, uburwayi n'ibindi bibazo bizagenda bigabanya kubaho kw'abantu, abantu batangire kubaho igihe gito. Ibi nibirangira kuba, ibi byose bizasiga isi ibaye nk'igisenzegeri, maze mu myizerere ya Buddhisme isi izacura umwijima
aribwo noneho izaba ikeneye inyigisho za Buddhism kugira ngo ibashe kuzahuka. Ubu noneho hazakurikira imyizerere ya Buddhism no kuza kwa Buddhism neza, aribwo hazaza Buddha mushya witwa Buddha Maitreya. Buddha Maitreya ni umubuda w'ahazaza. Uyu Buddha Maitreya uzaza mu gihe cy'umwijima twakwita nk'ikimeruka cyangwa ubwo abantu bazaba bamaze gusayisha. Bivugwa ko ari mu ijuru ryitwa Tusita. Ahangaha ngategereje igihe gito gikwiye kuko ibimenyetso byatangiye kugaragara, maze ngo aze ku isi nk'umwigisha mushya, azanye inyigisho nshya zizafasha abantu gusobanukirwa inzira y'ukuri ya Nirvana. Gusa mu myizerere ya Buddhism mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo bazi itariki cyangwa bavuga igihe Buddha azazira. Gusa bavuga ko azaza nyuma y'igihe kirekire inyigisho ya Buddhism cyangwa se Buddha w'ubu ngubu Siddhartha Gautama zimaze kwibagirana. Icyo gihe isi yose izaba igeze mu bihe bikomeye aho nta muntu ukirgira ubuntu cyangwa kwiyumvamo ukuri. Maitreya azagaruka kugira ngo asohoze isezerano, ahindure abantu, maze hagaruka amahoro ndetse n'ubumuntu. Hari ibintu bitatu by'ibanze Maitreya azaba aje gukemura ndetse azashyira mu bantu. Azagarura amahame ya Buddhism yari yarazimye. Ikindi ngo azafasha abantu gusobanukirwa ukuri bakabasha kubona Nirvana mu buryo bworoshye. Icya gatatu, azazana ibikorwa byiza bizatuma ubuzima bw'abantu burushaho kuba bwiza kandi abantu bakagira amahoro, umutekano, kwiyumvanamo ndetse n'ibindi. Kandi bamwe mu banyabubasha bemeza ko Maitreya azigisha uburyo bushya bw'ubwenge n'ubumuntu, agakiza abantu benshi bakomeje kurohama mu mico mibi. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi imyizerere ya Buddhism ntiyemera Imana nk'uko andi madini runaka byemera. Buddhism yigisha ko abantu bagomba kwikiza ubwabo mu mico mbonera yabo aho gutegereza ku butegetsi bw'Imana ndetse n'ibindi bidasanzwe. Gusa hari ibifitanye isano n'ibiremwa byiza byo mu ijuru nk'ibinyabubasha byitwa Devas. Bishobora kuyobora abantu mu nzira nziza no kubaha umurongo wo kugenderaho ariko batabishingiyeho imibereho yabo. Buddhism ivuga yuko umuntu afite ibisabwa byose kugira ngo abe yakwigenga. Iyo akoze icyiza nibwo ahamagara iyo myuka myiza ikaza ikabana nawe, maze akagera mu gice twita Nirvana. Aba ari nk'igice cy'umutekano no kumva umuntu atuje, aba asa nk'uwageze mu bihe byiza by'akataraboneka. Maitreya azagarura inyigisho ya Buddhism, ariko nta mbaraga z'Imana zizaba ziri mu myizerere ya Buddhism nk'uko bigenda mu yandi madini. Abantu bazaba bafite amahitamo yo kugendera mu nzira nziza cyangwa gukunda ibyiza, cyangwa se kugendera mu nzira mbi no gukunda iby'isi. Nirvana nawe twahoze tuvuga ni imibereho y'iherezo ry'ububabare, aho umuntu abasha kwibohora burundu ku mibabaro n'irari ry'iby'isi. Buddhism yigisha ko kubona Nirvana bisaba ibi bintu bikurikira: gukurikiza inzira 8 nziza, 84 paths, arizo inzira ya Buddhism igizwe n'imyitwarire myiza, gutekereza neza no gukunda abandi. Ikindi kintu cya kabiri ni ukwirinda kwifuza ibitabaho cyangwa bidafite akamaro. Kwifuza ibintu byinshi bitagira iherezo ni kimwe mu bintu bituma abantu badashobora gusobanukirwa cyangwa kugira ituze muri bo. Hari ikindi kintu cya gatatu, gukora ibikwiye n'ibyiza. Imibereho myiza iganisha ku iteka ryose no kubaho ubuzima bushishikaje kandi bwiza. Ikindi kintu cya kane ni ugusobanukirwa ukuri ku isi, Dharma. Kugira ubwenge bwo kumenya ibihe by'ukuri no kwikuramo ibidafite umumaro, ukamenya imimerere y'igihe urimo ndetse n'uko ugomba kwitwara. Mu gihe cya Maitreya uzaza, azaba aze gufasha abantu kongera gusobanukirwa ukuri kwa Nirvana kugira ngo bashobore kwisobanukirwa no kwimenya. Hari amagama agera kuri 4 y'ingenzi idini ya Buddhism ibwira abayoboke bayo bagomba kwitaho mu gihe bitegura umunsi wa nyuma cyangwa twakwita imperuka. Abantu bagomba kwiga inzira nziza mbere y'uko ibi bihe bibi biza. Ikindi kintu cya kabiri, ubuzima bugizwe n'ibihe bibi, ariko icy'ingenzi ni ukumenya uko twitwara muri ibyo bihe bibi. Ikintu cya gatatu, umucunguzi Maitreya azaza, ariko ntitugomba gutegereza gusa, tugomba kubaho neza kuva ubu kugira ngo tuzasangwe twiteguye. Ikindi kintu cya kane, iyo twitoje kuba abantu beza no kugira kwita ku bandi ndetse no kurushaho gutera intambwe mu kubana amahoro no kugira ubuzima bufite ireme. Imyizerere ya Buddhism ni imwe mu myizerere ifite abayoboke benshi by'umwihariko ku mugabane wa Aziya. Bivugwa ko abayoboke ba Buddhism bagera kuri 500,000 kugeza kuri 600,000. Ibi bihwanye hafi na 7% y'abatuye isi yose.
hari ibihugu bifite umubare munini w'abayoboke ba Buddhism aribyo nk'Ubushinwa. Abanyatayilandi bo imyizere ya Buddhism isa nkaho yahashinze imizi kuko hafi 95% y'abaturage baho bose bizera muri Buddhism. Myanmar cyangwa Burma naho hafi 90% ni abayoboke ba Buddhism. Sri Lanka 70% b'abaturage bayo nabo bizera Buddhism, mu gihe Cambodia nayo hafi 97% ari abayoboke ba Buddhism. Nubwo Buddhism ifite inkomoko muri Aziya, hari abayoboke bayo mu bice bitandukanye by'isi harimo nka muri Amerika, i Burayi, Afurika ndetse n'ahandi hose. Ngibyo by'ingenzi wamenya ku idini ya Buddhism, icyo yizera, imiterere yayo, wenda n'amakuru y'ingenzi ayivugwaho. Mwakoze kubana natwe. Mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Ndishimwe Josue Marpas. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza. Utangiye bizinesi nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Wari uzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarange n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze. Fungura idirishya rishya none, urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company. Duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart Packaging, Perfect Solutions.